Imana ihimbazwe cyane. Tasi eleba, hari abantu benshi banze kumvira Imana, hari abantu benshi banze gukorera Imana, hari abantu benshi bavuye mu byizerwa. Ndadane ndimo ndakubwira ngo hinduka, ndakubwira ngo hinduka we, ndakubwira ngo garukira Yesu, ndakubwira ngo garukira Imana. Imbabazi z'Imana zirahari. Leta salaba eneva dosase ineneve hari ibyaha, ineneve hari ibyaha, ariko bihanye Yesu abagarukaho, bihanye Yesu aratabara, bihanye Yesu agaru ubuzima. Uyu mugoroba aka kanya ndimo ndakubwira ngo hari byabasa ubuzima bwawe. Ni wakwihanira Yesu, ni wakwihana, Imana yiteguye kukubabarira, Imana yiteguye kukuba hafi, Imana yiteguye kuzahura ubuzima bwawe. Ahari urupfu hagomba kuba ubuzima. Tugeze mu gihe ubwira famiye yawe ikihana, tugeze mu gihe usengesha abana bawe, Imana igatabara ikarengera. Tugeze mu gihe tugomba kwigomwa ibiryo, Imana igatabara. Tugeze mu gihe do pele centre bariya tugomba kureka kunywa n'amazi kugira ngo Imana itabare. Nta kindi kizagufasha kugira ngo imigisha yawe igaruke, nta kindi kizagufasha kugira ngo ubugingo bwawe buhishwe, nta kindi kizagufashwa kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke, nta kindi kizagufasha kugira ngo Imana ikurengere uretse kwihana ibyaha, aresiye santo mesiya, uretse gutakambira Yesu. Icyo cyonyine kizagufasha, icyo cyonyine kizagutabara, icyo cyonyine kizakurengera. O tarabara santeleba imla haile santo imla haibo o santo mesiya. Bane nishimwe cyane le ene santrebonia. Uyu Yonasi yararimo avuga ngo yishimiye ibihano bigiye kuba Nineve. Ndashima Yesu, ndashima Imana. Imana yitegereje Nineve ibona ko badakwiye kurimbuka. Imana yitegereje Nineve ibona ko badakwiye gupfa. Imana yitegereje Nineve ibona ko batagomba kuvaho. Imana yitegereje Nineve ibona ko do pede sase icyo bafite umugambi. Ndagutangariza uyu mugoroba, nubwo uri umunyabyaha, abantu baguciriye iteka, ni wahindukira Uwiteka. Uwiteka yiteguye kukuba hafi, Uwiteka yiteguye kugutabara, Uwiteka yiteguye kukurengera. Leta sileba Yonasi yarazi ko azarimbuka ndetse nta n'ibyiza bizahagera, ariko ndagutangariza, nubwo uri umunyabyaha, hari ibyiza Yesu yaguteguriye. Ihana ibyaha byawe, nubwo baguciriye iteka, ihana ibyaha byawe. Uwiteka yiteguye kugutabara, Uwiteka yiteguye kurengera ubugingo bwawe. Nshuti yanjye, ntabwo Yesu yashaka kugira ngo ubuzima bwawe bujye gihonomo, ntabwo yashaka kugira ngo ubuzima bwawe burangire. Yesu arashaka kugutabara, Yesu arashaka kukurengera, Yesu arashaka kugushyigikira, Yesu arashaka kuguhagararaho. Ndakutangariza yuko yego urabizi ko waguye, urabizi ko wavuye mu byizerwa, urabizi ko wavuye ku Mana, urabizi ko wacitse kuri Yesu. Garuka aka kanya, Yesu yiteguye kukugira neza. Imana ihabwe icyubahiro, Imana ihimbazwe cyane. Birambwira ngo none se ngo Yonasi Imana ibababariye Nineve ngarababara, aravuga ngo ntabwo byari bikuriye ko wababarira, ntabwo byari bikuriye ko wababarira. Yes, Imana iramubwira ngo none se kubabajwe n'uruyuzi utigeze utera, njye ntabwo narabazwa n'abantu banje. Imana ishimwe. Ndagutangariza yuko uyu mwanya, aya masaha, Yesu ntabwo ashaka ko warimbuka. Yesu ntiyifuza ko warimbuka. Yesu ntiyifuza ko warimbuka. Ntabwo Imana yifuza ko warimbuka, ntabwo Imana ibyifuza. Irashaka ko wayigarukira, irashaka ko wayigarukira we. Yesu ntabwo abyifuza. Muri gahunda Imana ifite, ntabwo yifuza ko warimbuka. Adosaraba, ntabwo Yesu abyifuza, ntabwo Yesu abyifuza ko warimbuka, ntabwo Yesu abyifuza. Oya, Yesu arashaka ko wahinduka, Yesu arashaka ko wava mu byaha, Yesu arashaka ko wakora ibyo Imana ishaka. Arashaka kurokora ubugingo bwawe, arashaka kurokora ubuzima bwawe. Aho hantu uri have, aho hantu uri have, Yesu arashaka ko yaguha ubuzima buzima. Aho uri ni habi, aho uri ni habi, aho uri ni habi. Abahanuzi benshi bapfuye kubera yuko banze kumvira Imana. Abahanuzi benshi bapfuye, ayiwe, banze kumvira Yesu. Mana we habwe icyubahiro. Uri Imana y'amahoro, urakoze kuri Imana yumva, urakoze kunyumvisha Mana. Desile barahilabo
kubera ko watabaye Nineve ugiye gutabara abantu bawe bagucire bugufiya, ugiye gutabara abantu bawe bihanye ibyaha byabo, abantu bose bihanye ibyaha byabo, umuntu wese wihanye ibyaha bye. Ushimwe ko Mwami wanjye ugiye kugira ibyo ukora kandi bikomeye. Izina ryo ndirishimwe kandi ntabwo icyubahiro. Urakoze Mana, urakoze Mana, urakoze Mana. I Nineve hagarutse ubuzima, ahari urupfu haboneka ubuzima. Ndagutangariza yuko wowe udukurikiranye kubufasha icyemezo kugiye kwihana, gufata icyemezo ibyo byaha byakunaniye kugiye kwihana, akira ubuzima mu izina rya Yesu Kristo. Ndashima Imana. Imana ishimwe ko ikoze ibyo yakagombye gukora. Imana ihimbazwe cyane, Imana ihimbazwe cyane, Imana ishimwe cyane. Nepo murakoze, Imana ishimwe. Imana igumugisha hano kindenza.